Iyo benshi batekereza ku bantu b'abakire, akenshi bumva ko ubutunzi bwabo buzaguma mu miryango yabo bukazagera no ku bazabakomokaho, ariko mu by'ukuri siko bigenda. Hari abakire benshi bahisemo kudasiga ubutunzi bwabo mu biganza by'abana babo, ahubwo bakifuza ko bazishakamo ibisubizo by'ubuzima bwabo ubwabo. Ese wowe kuri iyi ngingo, uramutse ufite imitungo myinshi, wayisigira abazagukomokaho cyangwa wayifashisha abandi badafite aho muhuriye, ubundi abawe bakazirwanaho? Muraza kutubwira muri komantere. Muri iyi nkuru turagaruka ku bakire 10 bazwi ku isi bahisemo kudasigira ubutunzi imiryango yabo, ahubwo bagahitamo kugenera imitungo imiryango y'abagira neza cyangwa se kuyifashisha abandi bantu bo ku ruhande. Turareba impamvu zabo n'ingaruka bigira ku miryango yabo ndetse no ku muryango mugari. Ese iyi ni imyanzuro ifite ishingiro cyangwa ni ukwima abana amahirwe? Reka tubirebe. Mbahaye ikaze kuri BuizyEntertainement. Niba uri mushyashya kuri uyu murongo, banza urebe iyo buto yanditseho subscribe, ubundi ukandeho ube winjiye mu muryango mugari wa BuizyEntertainement. Ushobora gutekereza ko abantu bafite amafaranga menshi nk'abo byibuze bayaraga abana babo. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibyamamare bifite ubutunzi bwinshi ariko bitapfa kuraga abana babo iyo mitungo nk'uko babyivugira. Bose babaye abantu babi, bose kandi batakaje amafaranga menshi, ariko abana babo nta burenganzira bayafiteho habe na gato. Muri uru rutonde turarebera hamwe ibyamamare byamamaye ariko bivugwa ko amafaranga yabo batazigera bayasigira imiryango yabo. Duhereye ku mwanya wa 10, hari uwitwa Baron Hilton. Baron Hilton ni umuhungu wa Conrad Hilton, akaba ari washinze hoteli za Hilton. Nubwo ari we wateje imbere ibikorwa by'ubucuruzi byinshi nk'ibyo, iyo uvuze Hilton, abantu benshi bahita batekereza ku mukobwa we Paris Hilton. Ubu yamenyekanye nk'umunyamakuru kenshi uvuga amakuru y'ibyamamare. Ibi hari abavuga ko yitwaye neza mu kubaka iryo zina, nko kurigaragaza mu mafilime atandukanye agaruka ku buzima bwa nyabwo. Ariko ese wa Baron Hilton yabonaga ubutunzi n'icyubahiro? Yaragize ati, murakaza neza mu mpeshyi ya zahabu, murakaza neza mu mpeshyi ya zahabu yo mu mwaka wa 1959 muri hoteli ya Hilton, nk'uko se Conrad Hilton yabigenzaga. Hilton Foundation, aho yari igamije gufasha abakene n'abatishoboye ku isi hose. Uyu Baron Hilton yavutse mu mwaka wa 1927, apfa mu mwaka wa 2019. Ku mwanya wa 9 turahasanga uwo bita Jenny Simmons wo mu itsinda ryitwa Kiss, umunyamuziki ufite amamuko muri Israel ariko akaba n'umunyamerika. Yashatse ubutunzi bwe akoresheje imbaraga n'umurava, ashaka ko n'abana be bakora nk'ibyo yakoze. Avuga ko yavukiye mu muryango ukennye cyane kandi bigatuma adatungurwa no gukomera ku ndangagaciro ze. Mu kiganiro yagiranye na Michael Isina kuri CNBC, Simon yasobanuye ko ashaka ko abana be bigira ubwabo aho kwishingikiriza ku mutungo we. Yavuze ko bazafashwa ariko atazabaho ubukire bwe bwose. Ku mwanya wa 8, uyu muramuzi cyane, yitwa Warren Buffett. Ku bantu benshi inzozi ni ugukira no kuzagabira abana babo uwo mutungo, ariko uyu mumiliyarderi Warren Buffett asanga bitagomba kugenda gutyo. Buffett yiyemeje gutanga 99% w'umutungo we mu bikorwa by'ubugiraneza. Yigeze kuvuga ati, iyo uri umwana wa Warren Buffett ugomba kumva ko ugomba guhora ubabaye bitewe n'iki cyemezo cyanjye, ariko biragoye kudashima kuba icyemezo cyiza nk'iki. Munyumvire namwe, niba iki cyemezo cyo kudasigira umutungo abana be ari icyemezo washima. Ku mwanya wa 7 hari uwo bita Sean Connery. Yakuriye mu buzima bugoye, aho yataye ishuri afite imyaka 10. Yakoze akazi gatandukanye k'amaboko mbere yo kujya mu gisirikare kirwanira mu mazi cya Ecosse. Nubwo yageze ku butunzi kandi Sean yashatse ko umuhungu we Jason agera ku butunzi, ariko bibanje kumugora nk'uko nawe byamugoye, aho kugira ngo akure mu bukire bwinshi nk'uko ikinyamakuru Daily Mail cyabitangaje. Mu mwaka wa 1988, Jason yari yarageze ahagera ku bukene bukabije, bikaba ngombwa ko abakinnyi bagenzi be bamufasha. Biranavugwa ko kandi mu isezerano rya Sean Connery hari handitse ko Jason ntacyo azahabwa, aho ibi byateje impaka nyinshi, ariko Jason yagaragaje ko atabifata nabi kuko papa we yari yarabifasheho umwanzuro. Reka turebe wa 6. Uwa 6 ni uwitwa Sting. Uwo muhanzi ni umuhanzi uzwi cyane kubera itsinda The Police. Yavuze ko abana be batazasigarana ubutunzi bwe, ntabwo abashaka nk'abantu bazahora bashingiye ku mutungo we.
mu kiganiro yagiranye na Daily Mail. Sinshaka kubasigira imitungo izatuma bumva ko batagomba gukora. Biragaragara ko aba babyeyi bashaka ko aba bana bigira ubwabo, ariko nanone kandi hari ababigira urwenya kuko bavuga ko nta mutungo na muke uzasigara uko bazabisigira abatuye isi bose. Ku mwanya wa gatanu hari uwitwa Jackie Chan. Uyu nawe muramuzi, ni umustar ukomeye cyane mu bintu by'amafilime. Jackie Chan mu rugendo rwe rw'ubuzima yagaragaje impano nyinshi cyane, nk'umukinnyi wa filime ukora akazi katoroshye, umuyobozi wa filime, umushoramari, ndetse agerageza no kuririmba. Ntibitangaje kuba yaragize ubutunzi bwinshi mu mwuga we, ariko nanone igitangaje ni uko ari mu batifuza kuzasigira ubutunzi umuryango we, ahubwo akazabisigira imiryango y'abagira neza. Yigeze no kuvuga ko umuhungu we atazahabwa na gato. Mu kiganiro yagiranye na Channel News 8 yavuze ko JC umuhungu we agomba kuzikorera ubutunzi bwe atishingikirije ku mutungo wa se. Ku mwanya wa karindwi hari uwo bita Nigella Lawson. Nigella Lawson yavukiye mu muryango w'abakire. Se Nigella Lawson Rufrabi yari umunyapolitiki ukomeye, naho nyina Vanessa Salomon yari umukire kubera imitungo y'umuryango we. Ariko nubwo yavukiye mu bukire, yihangiye umurimo nk'umunyamakuru, umwanditsi w'ibitabo ku bijyanye n'amafunguro, ndetse akaba n'umwe mu bakobwa bamenyekanye ku mwuga wo guteka mu bijyanye n'ibyamamare. Mu kiganiro yagiranye na My Weekly Magazine yavuze ko atazagabira abana be umutungo we kuko abona ko bagomba kwikorera ubwabo. Ku mwanya wa gatatu turahasanga uwo bita Simon Cowell, uzwi cyane mu marushanwa nka American Idol, X Factor, American Got Talent. Afite imyumvire itandukanye cyane, afite imyumvire itandukanye cyane, nko kuvuga ati nshaka guha umwana wanjye amafaranga menshi, ntago nizera neza ko umutungo ugomba kuraga. Yabazwaga icyo umutungo uzakoreshwa, yavugaga ko umutungo uzafashishwa abandi. Umuhungu yavutse mu mwaka wa 2014, rero bishobora gufata igihe kugira ngo tumenye uko azabyakira. Ku mwanya wa kabiri hari uwo bita George Lucas. George Lucas ni umwanditsi wa filime zakunzwe nk'iyo bita Star Wars ndetse na Indiana Jones. Yagurishije kampani muri Disney ku madolari y'amamiliyari menshi y'abanyamerika. Bishobora kwibwira ko yagabira abana be kuri ibyo bimwe byinjijwe, ariko siko bimeze. Lucas mu mwaka wa 2010 yashyize umukono ku masezerano ya The Giving Pledge yemeza ko azatanga umutungo we ku bikorwa by'ubugiraneza. Yagize ati, nzakoresha umutungo wanjye mu guteza imbere abanyeshuri b'ibihe bizaza, nzagerageza uko nshoboye kose. Ku mwanya wa mbere urumva we hari inde? Tudatinze hari icyamamare Bill Gates. Bill Gates ni icyamamare muri bamwe isi yagize, ariko igitangaje nawe ari mu bavuga ko atazasigira imitungo umuryango we. Aha ariko biratangaje ko avuga ko 95% azabisigira, 95% by'ubutunzi bwe azabisiga mu bikorwa byo gufasha abandi. We na Melinda Gates mu bijyanye no kuraga abana babo amafaranga menshi. Gates yagize ati, ndashaka ko bagira inzira yabo aho kugira ngo batekereze ko bagomba kubaho ku mutungo wanjye. Ese we kuri iyi ngingo utekereza iki? Abana bawe wabaraga umutungo wawe, wabigisha gukorera uwabo? Ngereka soreza aha, nitwa Bwizzy, aha ni kuri BuizyEntertainement.